Aha, nongeye kubasuhuza rero. Iyi ni channel nshyashya tugiye kuzajya twigiraho nyine coding. Ubu rero tugiye gutangira turebera hamwe isomo ryacu rya C++ programming language. Ni isomo tugiye gutangira rero na video ya mbere, koko iyi ni kubera yuko iyi ni channel nshyashya tugiye kuzajya turebera hamwe ibintu bya coding. Abantu benshi bari bafite ikibazo cy'uko babuze ahantu babona coding mu rurimi rwabo rw'ikinyarwanda bumva. Rero tugiye gutangira turebana isomo rya C++ programming language. Ni isomo ryoroshye ariko nabwo nanone rikomeye nyine, kuko risaba guhora nyine ukora. Noneho ibyo dukeneye kugira ngo tubashe kuba twakiga isomo ryacu bikagenda neza, tukazajya dukorana neza, dukeneye dev C++. Iyi rero ni code editor, naho dukorera nyine ni software nyine ibasha kuba yasoma C++ programming language. Iyi code editor rero nyine niyo idufasha mu kuba twakora amaprograme dukoresheje C++. Noneho C++ ubundi ni programming language ijya gusa n'andi programming language, kuko hari programming language menshi. Ntayijya gusa nk'ayandi, nayo igira buri programming language igira amategeko n'amabwiriza yayo. Rero na C++ nayo niko imeze, igira amategeko n'amabwiriza yayo. Igira ibyo ikora n'ibyo idakora. Ni ukuvuga ngo buri programming ushaka kuyikoresha, ushaka kuyiga bitewe n'ibyo ushaka gukoramo, n'ibyo ushaka kuzajya ukora. Noneho rero C++ yoyo ikintu wayize nyine, wayize ikintu wakora. C++ wayize wakora ibintu byinshi, gusa ibirimo byo ibizwi cyane harimo gukora amagame, gukora amasoftware y'amakomputer. Noneho twavuze yuko C++ igira amategeko n'amabwiriza yayo. Rero tukaba twifuje yuko iri somo rya mbere tugiye kurebera hamwe syntax ya C++ na output ya C++, hanyuma tukaraninga hello world. Icyo nababwiye, icyo dukeneye dev C++ nka code editor, naho tugiye kuzajya dukorera amakode yacu, twandika amakode yacu kugira turaninge. Icyo bigusaba ni iki? Ni ukujya kuri website ya dev ukadownloadinga web ukayinstara. Ntago igoye. Nifuje ko dukoresha dev ko hari n'andi makode editor, kubera yuko dev iroroshye, niyo nyine abantu benshi bashobora kuba babona nyine mu gihe gitoya. Iroroshye, itwara internet nkeya mu kwidownloadinga. Kuyinstara ntago bigoye, umuntu arabyikorera, ntago bikeneye amatutorial menshi. Rero reka tuyijyemo tuba ariho dukorera isomo ryacu. Ubundi dev ni uku nguku iba imeze. Dev C++ ubundi ni uku nguku iba imeze. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho turaningira C++. Ni ukuvuga ngo twavuze ko tugiye gutangira turebana isomo ryacu rya mbere. Ubundi dev ukifungura ntabwo ufite aho kwandika nk'uko nguko njye mafite, nuko njye nabanje kuyifungura kare. Iyo ukifungura ukanda Ctrl+N kugira ngo ubone aho kwandika. Noneho tugiye gutangira hamwe tureba syntax ya C++. Ukanda urwego, ukandika include
less than na greater than, ugikanda less than na greater than yifunga itayizana. io stream, munsi yaho ukandika ijambo using name space std. ni kuvuga ngo ubundi ano magambo abiri adufasha, ubundi iri jambo rya mbere ridufasha kwinjiza no gusohora ibintu muri C++. iri rindi naryo ridufasha mu gusohora ibintu muri C++. munsi yaho tugakurikiza ubundi muri C++, kubera ko C++ ubundi ari sensitive language, ni ukuvuga ngo isaba yuko ijambo ryose wanditse rijyaho semicolon. Gusa hari amajambo nyine atajyaho semicolon. Rero buri murongo wose wanditse iyo urangije ushyiraho semicolon. Amagambo yatajyaho semicolon tuzarebera hamwe. int main bracket, ubundi ugafungura ukoresheje kari bracket. Noneho arangiza, ubundi iyi niyo syntax ya C++. Iyi niyo syntax yayo, niko ibimeze, niyo magambo mbega kuri buri programme adashobora kuburamo nyine. Noneho urabona nk'uyu murongo ahangaha, uyu murongo wa gatatu twawukoze gusa nta semicolon twigeze dushyiraho, nawe uri mu mirongo itajyaho semicolon. ni ukuvuga ngo ubundi ahantu hose uzabona bafunguye, bakoresheje no kari bracket, nta semicolon ijyaho kuri uwo murongo ufungura. nta nkanga ngo nze ngo mite nshyiraho gutya, reka ntago ibi ngibi bibaho, ntago wafunguriraho. Noneho ubwo nahangaha rero, ahangaha hafunga naho ntago nashyiraho nashyiraho semicolon. kuri int main ntago nashyiraho semicolon, ntago byakwemera. Twavuze ko turi buhite turebera hamwe na output. Noneho output bakoresha keyword bita cout. Noneho ugashyiraho less than ebyiri. Iyo ari ijambo ugiye gusohora ushaka ko risohoka gutyo waryanditse, urishyira muri double quote. Twebwe twavuze ko tugiye kuraninga hello world. Noneho ubwo navuze ngo buri murongo wose wanditse uhita ushyiraho semicolon, ubwo naho harajyaho semicolon. Noneho ahangaha hari ijambo rya nyuma ku maprograme yose ubundi barishyiraho, gusa no kutarishyiraho ntacyo bitwaye, return 0, naho ugashyiraho semicolon. Noneho urabona turarangije, ubu tugiye kuraninga turebe. Ikintu cya mbere ukora iyo ugiye kuraninga, urabanza ugasevinga. Gusevinga itafunguka file explorer, iyo programme yawe uyita izina. Wenda reka twebwe tuyite hello world, ko niyo twaraninze. Hello world. Nani umaze gusevinga, uhita uza kuraninga, uzanga muri execute. Urabona hano hari compare, hari ijambo compare, hari run na compare and run. Aya magambo niyo dukoresha turaninga. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri compare ntago haraninga, hakwereka niba muri programme yawe harimo amakosa. Buri gakosa C++ irakareba, nko muri keyword wowe wibagiyemo inyuguti irabireba ikabimenya, igahita ikwereka ikosa. Iyi run yiraraninga. Gusa ahangaha hari indi bita compare and run, compare ikanaraninga. Ni ukuvuga ngo ni nayo nziza, ni nayo nge nkoresha. Kugira shortcut yayo ukanda F11, ukanda utegereza akanya gato,
bikaza nk'ahangaha urabona ari kutwerekamo ko harimo ikosa, twanditse SDT kandi ni STD kandi STD. Ukahita urabanza ugakanda Ctrl S ukasevinga nanone ukongera ukagaruka ukaraninga. No wamara kuraninga utegereza akanya gato bigafunguka. Urabona nk'aho ngaho byafungutse. Urabona rya jambo ryacu hello world dore ngiri. Nuko nguko turaninga muri dev. Urabona ngiri. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero iyi cout ni keyword ikoreshwa mu guprinting ibintu, nkuko n'andi ma programming language agira ama keyword akoreshwa mu guprinting ibintu. Rero muri C++ dukoresha keyword ya cout, noneho cout igakurikirana n'utu less than tubiri. Noneho icyo ushaka guprintinga ukagishyiraho ahangaha. Si ngombwa ko ikintu cyose ugiye guprintinga ugishyira muri zino double quote. Ushaka nko guprintinga ikintu kitari amagambo ushaka ko asohoka ari nk'umubare wa dekaraye, ntago wayashyira ntago wabishyira mwaha. Murakoze rero, iri ryari ryo isomo ryacu rya mbere. Noneho tukaba tuzagira n'andi masomo ari kurikira. Rero ikintu tubasaba nyine ni gukora subscribe, ugakora share na like, ubundi ukazajya ubona ama video yacu buri ko tuyashyizeho. Ni byiza rero, tugiye kuzajya twiga C++ kandi ni programming nziza kuba wayimenya, kuko ni programming iri gutanga akazi hirya no hino ku isi. Ni programming iri gukoreshwa cyane, rero ni byiza kuba wayimenya. Murakoze, iri ryari ryo somo ryacu rya mbere. Murakoze.